hari ikintu kiri kwangiza urubyiruko rwacu, ni cyiza ariko kiba cyiza iyo gikoreshejwe neza. Ndagira ngo ninyige madame ampereze kariya kantu njya nkoresha, ampamagaza iyo nagiye. Ikintu cya mbere umujyanama w'ubuzima yagiye. Mu bintu mugomba kumenya nuko iki gikoresho ari cyo gikoresho cya mbere. Abana bavuza imivugo, bavuga isuku, bagira gute? Nshaka kuvuga ubwiza bw'iyi telefone. Telefone iduha amakuru, telefone iduha, bashyizemo amasysteme menshi akora amafoto, ashakisha ibibazo tutazi. Hari ibindi ngo niba ari AI na iki byose ntabwo mbizi, ndisazi. Amen. Ariko kiba cyiza iyo gikoreshejwe neza. Yesu ashimwe. Hari ibyo bita za Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram n'ibindi byinshi bikoreramo hano na YouTube. Iyo bikoreshejwe neza bikugeza ku iterambere ryuzuye ry'umwuka kandi bikugira inama yo gutegura ejo hawe hazaza, biba byiza. Ariko nanone iki gikoresho nk'urubyiruko murimo murakiririra, nabonye na benshi hano bayafite barimo bakamera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mugiye mu biruhuko mwitonde kugira ngo ikoranabuhanga ryiza riba ryo ribaranga, ntimurangwe n'ikoranabuhanga ribi. Ni impanuro ndi kubaho. Cya kabiri, iki gikoresho nicyo gikoresho cya mbere kigira umwanda. Ngo iki gikoresho gitinya amazi. Yego, gitinya iki? Ntago wakinika ngo ugikarabye. Ariko si ugiye kuri tuwarete abantu bavamo bagakaraba ni bangahe? Se mwabona mumbeshye ngo turakaraba. No mu gisirimu bagira udupapuro bita feuille hygiénique, impapuro z'isuku. Araruca garukoza ahantu akajugunya. Ariko mu by'ukuri hari utwanda cyangwa utumikorobe twirukanka cyane twahise tugera ku ntoki. Directe arangiza kuva wanahita afata telefone ajya muri ayo. Kwa tuntu twagiye ku ntoki turihe? Turi kumwe yemwe? Hari ikindi uyiriho, reka mvuge madame akahita azana ibiryo akampa amazi ngakaraba kandi ngiye kurya ubugari. Namara gukaraba umwanya atinze gutegura nkabona umuntu aramamagaye nkahita nshyiramo urutoki nti aro. Na wa mwanda wose wo guhera mu gitondo niriwe nkozaho nkashyira hasi mita nkatiki ubugari cyangwa mita nonora ikijumba. Haleluya. Iki gikoresho ni igikoresho cyiza iyo uhamagara umuntu kubera amakuru, iyo ugikoresha ushaka kunguka ubwenge, ariko nanone kikaba n'igikoresho gishobora kubatera indwara. Gatatu, iki gikoresho kirimo imbuga nyinshi kandi Satani arimo arakoresha izo mbuga akabiba ingeso mbi. Nta hantu ushobora guhindura utaragwa kuri za pornography n'inyigisho ziganisha ku bintu bigendanye n'imyororokere. Ibi ni ibintu bikomeye, kumenya ubuzima bw'imyororokere ni byiza, ariko ikibazo ni uko kugira ngo babuvuge uko buri, ahubwo babatoza rimwe na rimwe kuvuga ngo imico y'uko byagenda. Ushiduka umukobwa arimo arira kandi ari we wabyemeye. Matagoye kandi biraremereye kuba dufite abakristo paruwase yuzura, ariko abana bakazirikana bagenzi babo babakene kandi abana badakora. Nza kwibaza ngo twebwe ababyeyi dufite uburenganzira, dufite aho dukura, kuki abana baturushije uyu mutima? Amen. Aba bana Imana ibaha umugisha. Nagarutse ku ijambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 25. Avuga ku ijambo rikomeye, avuga ikintu kizagaragaza cyangwa se umurimo uzakorwa ku munsi w'imperuka. Aravuga ngo nimuze abaho umugisha na data, kuko nari nshonje muza muramfungura, nambaye ubusa muranyambika,
iyi mirimo mitoya ikorwa nubwo mu isi itakwibukwa cyangwa se hari n'uwayibona nk'iciriritse, ariko bigaragara ko hari ahandi hantu yandikwa. Amen. Biragoye kuko nahoze mvuga ngo iyamba byashobokaga tubifite mu nshingano twahita dushyiraho umwaka wa 4, ariko aba bana badusoreje baririmba gutya ntibaducike, none ntabwo tubishoboye, ariko aba bana dusenganye iminsi, tubanye iminsi, n'abana bakunda gusenga. Ntacyo reka mbivuge kuko diregiteri baramucitse ntibazongera kubabona. Uzi ko hari n'igihe biyiriza gusa, abandi bajya guterura abandi bakajya gusenga Imana ngo uzabane nawe. Ntabwo bizi, ntabwo nari kubikubwira kuko wabahana ngo ntibariye ngo badasinzira mu ishuri, ariko noneho ndabikubwiye kuko turi ku musozo. Iyi Mana rero basengaga batweretse imirimo n'ibikorwa itegeka umuntu. Amen. Abo mu wa 6 bo birashoboka ko hari abo twabiri hano hafi. Rero ibyo byose nabitekerejeho, nkeka ko abarezi bacu uwabona promotion Imana imuha umugisha, ariko abandi bongira ngo turacyari kumwe. Amen. Uwabona promotion bakamuha ikigo ayobora, twashima Imana yuko tubonye uzamutse mu ntera, sibyo? Ariko abandi nkeka tukiri kumwe. Natekereje ku ijambo ry'Imana rero rigufi shaka ko tuganiraho tukaza gusoza mu nkundira dusengera aba bana bo mu wa 3 no mu wa 6 bagiye kwinjira mu gihe gikomeye. Ni igihe, impamvu wango ni igihe gikomeye, ni igihe kizahesha agaciro ikigo cyacu, igihe bizaba byagenze neza, sibye n'ikigo, itorero, umurenge, akagari, akarere n'igihugu cyacu muri rusange. Ibi bizama abana bagiye kwinjiramo n'igipimo kizagaragaza abo turi. Rero hari Imana ikoresha abantu bikomeye, yazahagarana n'abana bacu. Tugiye kumva tukumva yuko natwe yenda nko mu gihugu umwana yavuye hano, mwaje kubona mukabona uwo mwajyaga mwita mutungire hano ari kumwe n'umwana n'umuyobozi wa NESA barimo bakira impano y'umwana wavuye kuri iki kigo. Arya ninde wigisha mu wa 6? Kabona umwarimu wo mu wa 6 akavuga turiya mwana nige wageraga gute wamwigishaga, byibuze nawe wakumva ko ari icyo wakwiyongeraho. Dusome ijambo ry'Imana, dusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5, ndashaka ko dusoma duhere ku murongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 haranditse ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntawakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga kuri aya magambo gato cyane tukinjira muri cya gihe cyo gusenga, kuko amasaha yagiye kandi murashaka no kumva umuhanzi kundusha, sibyo? Ngo jyewe tubana buri munsi, ngo yego. Ijambo ry'Imana ririmo rirarumba, ariko indirimbo sawa. Amaze iminsi ndi gutembera mu minsi yashize, akabari karimo indirimbo za Theo Kubita utababarira niko gacuruza cyane. Iza Bernard nazo Toka Shitani, iyo bayikubisemo abantu bose niko gacuruza cyane. Wari ubizi ko gacuruza iyo bashyizemo iriya ndirimbo? Garacuruza cyane. Ngo hari inzoga bita kibingwa, niba ari kibingwa, niba ari kiwingo, niba ari ibiki, ubwo baba bazinywa cyane bavuga ngo Toka Shitani. Rero ariko ikintu cyose aba bahanzi bahimba baganishaho bahera ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Niryo ribaha, kubera ko tuzi ko umunsi Satani yatuviriye mu nzira tuzinjira mu masezerano. Niyo mpamvu tumubwira ngo natuve imbere twinjire mu masezerano. Amen. Dusomye ijambo rivuga rero ngo muri umunyu w'isi. Umunyu ni ikiribwa kigaragaza neza cyangwa se kigarura uburyohe, gituma ibyo umuntu arya
bimugwa neza. Kandi umunyu ufite akamaro mu mubiri kubera yuko ni bimwe mu bintu bigira akamaro mu magufwa no mu nyama zacu. Haleluya. Yesu ababwira ngo muri umunyu, nuko ibiryo bitagira umunyu ubundi biribwa n'umuntu urwaye. Umuntu urwaye ufite ikibazo cy'uburwayi baramubwira ngo ugabanye umunyu cyangwa uwureke. Yesu ashaka kubwira abigishwa be cyangwa abazamukurikira yuko ari umunyu w'isi, yashakaga kubabwira yuko imigenzereze yabo muri sosiyete bagiyemo n'imyitwarire n'imico bagomba kugira igomba gutuma abantu bamererwa neza, igomba gutuma abantu bagubwa neza, igomba gutuma abantu bahindukira bagahimbaza Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Mukanya nari ndimo mvugana na directeur ngo ibi bintu tubishoboye tukabikora buri gihembwe, hari abana bamwe bahinduka kubera yuko byibuze wajya uhura nawe ukamubwira utese sha ibi ngibi uri gukora na bya bindi waririmbaga bihuriye. Yego yego, ariko yenda ntitwabishobora cyangwa se tuzanabishobora kuko idushoboza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri umunyu w'isi, kuko ab'isi nimugenda mugahinduka bazamenya ko Imana mwaririmbaga, Imana mwavugaga yageze mu buzima bwanyu bugahinduka. Hari abantu bakunda kwiyitaho ubwabo, ugasanga umuntu yikunda kuruta mugenzi we, kandi avuze ngo wikunde nk'uko ukunda mugenzi wawe. Bana bacu bo mu wa gatatu no mu wa gatandatu harimo abagiye kujya hariya hanze muri sosiyete ngari, abandi mugiye kujya ku bindi bigo. Murasabwa kugira ngo mugende muri umunyu ugiye kuryohera ba bandi. Abahindutse mukomeze mugendane nabo, abatarahinduka mubahindure mukoresheje ububasha n'ijambo ry'Imana. Yesu arongera avuga ngo muri umucyo w'isi. N'amagambo yabwiraga abigishwa be. Umucyo ni iki? Bibiliya iramubwira ngo iyo umuntu agenda hatabona aratsitara, ariko iyo agenda habona ntabwo abasha gutsitara. Umucyo nuko hari igihe kimwe na kimwe ingeso z'umuntu zituma abandi bamukurikira bakajya kureba hasengera. Ingeso z'umuntu zituma abantu bamwe na bamwe bareka inzoga. Haleluya. Hari abantu bagiye bafatwa n'agakiza kakabafata bataje baje gusenga cyangwa bataje baje gukizwa, ahubwo kakabafata baje kumva indirimbo z'abahanzi cyangwa za korali runaka yabasuye, agafata umwanzuro nawe akibona yagiye mu gakiza. Yesu ashimwe. Nta kindi nuko Kristo yabakoresheje indirimbo zabo zikamubatura, yaje atabishaka, ariko nawe yagiye kwiyumva yumva ibyo bintu bimurimo bimuryohera. Aho niwe Yesu yavuze ngo muri umucyo w'isi, kuko ingeso zanyu n'imigirire yanyu nibisa neza n'ubutumwa bwiza, abantu benshi bazifuza kubegera kandi bifuze gukizwa. Haleluya. Haleluya. Rero tugiye kujya mu biruhuko. Ibiruhuko ni igihe gikomeye. Nkunda kubwira abana n'abarimu, kenshi na kenshi bamwe tugiye kuzajya duhura mwiyogoshesheje ibintu ntazi ibyo ari byo. Bamwe baririmbaga hano bati Yesu ni nzira, Yesu ni nzira. Tugiye kuzajya duhura bakaraza iki? Amadirede. Kuko itegeko ryo kwiyogoshesha wagira ngo ahararisize hano ku ishuri. Ubu tugiye guhura n'abakobwa bamwe barasutse, nge mureba njyoberwe ko ari uwo kuri iki kigo. Haleluya. Kandi yaririmbaga mu banyamugisha, twamubonaga ameze neza, gusuka ntabwo ari cyo kibazo, bitewe n'ahasengera n'imyizerere na doctrine z'itorero rye. Yego, ariko iyi myitwarire y'imbuto nziza wari ufite hano, tukubona ujya gusenga, twavuga kuririmba tukabona urahagurutse, izo nizo Kristo yashaka kuvuga ngo mugende mumurikira abandi, kugira ngo nibabona imyitwarire yanyu myiza nabo bazahinduke bahimbaze Imana so mu ijuru. Haleluya. Ubu bamwe bameze nabi, bagiye kumerera ababyeyi babi nabi, ngo turashaka kujya gusura ba tante na banko i Kigali. Mfite ibibazo by'uko hari ibintu biri kugenda byangiza urubyiruko rwacu.
nifuje kubivugaho ari byo nsorezaho tubone gusenga. Nababaye cyane kuko ndi kubona urubyiruko cyane cyane rukuze rwo muri segonderi rwagiye, ariko nizere ko ibi byuma bigera kure, aho bihishe hose baranywa. Mu kanya nitujya kureba agacanga baraza, bariza mugenzi we ngo uzi ko nabure yatanze agacanga, mbwira uti agacanga kariho tu, mbwira uti humura papa ngaraga birimo, mubwira ariko uti humura ngaraga birimo ariko. Haleluya, haleluya. Hari ikintu kiri kwangiza urubyiruko rwacu, ni cyiza ariko kiba cyiza iyo gikoreshejwe neza. Ndagira ngo ninyige madama mpereze kariya kantu njya nkoresha, ampamagaza iyo nagiye. Ikintu cya mbere umujyanama w'ubuzima yagiye, mu bintu mugomba kumenya nuko iki gikoresho ari cyo gikoresho cya mbere. Abana bavuza imivugo bavuga isuku bagera gute? Nshaka kuvuga ubwiza bw'iyi telefone. Telefone iduha amakuru, telefone iduha, bashyizemo amasisiteme menshi akora amafoto, ashakisha ibibazo tutazi. Hari ibindi ngo niba ari AI na iki byose ntabwo mbizi, ndisazi. Amen. Ariko kiba cyiza iyo gikoreshejwe neza. Yesu ashimwe. Hari ibyo bita za Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram n'ibindi byinshi bikoreramo hano na YouTube. Iyo bikoreshejwe neza bikugeza ku iterambere ryuzuye ry'umwuka kandi bikugira inama yo gutegura ejo hawe hazaza, biba byiza. Ariko nanone iki gikoresho nk'urubyiruko murimo murakiririra, nabonye na benshi hano bayafite barimo bakamera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mugiye mu biruhuko mwitonde kugira ngo ikoranabuhanga ryiza riba ryo ribaranga, ntimurangwe n'ikoranabuhanga ribi. Ni impanuro ndi kubaho. Cya kabiri, iki gikoresho nicyo gikoresho cya mbere kigira umwanda. Ngo iki gikoresho gitinya amazi. Yego, gitinya iki? Ntago wakinika ngo ugikarabye. Ariko si ugiye kuri tuwarete abantu bavamo bagakaraba ni bangahe? Se mwabona mumbeshye ngo turakaraba. No mu gisirimu bagira udupapuro bita feuille hygiénique, impapuro z'isuku. Araruca garukoza ahantu kajugunya. Ariko mu by'ukuri hari utwanda cyangwa utumikorobe twirukanka cyane twahise tugera ku ntoki. Directe arangiza kuva wanahita afata telefone ajya muri ayo. Kwa tuntu twagiye ku ntoki turihe? Turi kumwe yemwe? Hari ikindi uyiriho, reka mvuge madama akahita azana ibiryo akampa amazi ngakaraba kandi ngiye kurya ubugari. Namara gukaraba umwanya atinze gutegura nkabona umuntu aramamagaye nkahita nshyiramo urutoki nti aro. Na wa mwanda wose wo guhera mu gitondo niriwe nkozaho nkashyira hasi mita nkatiki ubugari cyangwa mita ntonora ikijumba. Haleluya. Iki gikoresho ni igikoresho cyiza iyo uhamagara umuntu kubera amakuru, iyo ugikoresha ushaka kunguka ubwenge, ariko nanone kikaba n'igikoresho gishobora kubatera indwara. Gatatu, iki gikoresho kirimo imbuga nyinshi kandi Satani arimo arakoresha izo mbuga akabiba ingeso mbi. Nta hantu ushobora guhindura utaragwa kuri za pornography n'inyigisho ziganisha ku bintu bigendanye n'imyororokere. Ibi ni ibintu bikomeye kumenya ubuzima bw'imyororokere ni byiza, ariko ikibazo ni uko kugira ngo babuvuge uko buri, ahubwo babatoza rimwe na rimwe kuvuga ngo imico y'uko byagenda. Iyo urubyiruko rwitaye kuri izi nyigisho rugashaka gushyira mu bikorwa ibyo rwakuye kuri izo nyigisho, ubuzima bw'ejo hazaza burangirika. Turi kumwe? Hari ibindi byitwa za YouTube.
zijya abantu mu by'ukuri aba bantu bakuze hano nk'aba Vena, ba Shadrake, Jeteri, uyu musaza n'abandi bakuze ndeba hano, usibye no kuba twaranyuze mu mahagi akomeye, ariko mbere ya jenoside iterambere uko ryari rimeze nibo bari ba. Umuntu yavaga muri Shiri n'amaguru akajya i Bugesera yazinze ipantaro nta n'inkweto. Murimo muraseka sibyo pastor? Muri Shiri yikoreye ibitebo cyangwa ibirago jugu ni Bugesera ku Ruhuha. Imodoka yabonekaga bigoranye, nayo ni bisi yitwaga Rwanda. Bukeye hano haza utuntu tw'amatuteri n'ibiki. Abantu batuye nk'Imasiga bavaga Imasiga saa 7 baje gutega imodoka yo mu Gatunda bagaherekeza Mutungire ari batandatu, ari we wenyine uje gutega kubera ko nta muntu umwe wamuherekeza kandi imodoka iragenda saa 8. Ubwo nukuvuga ngo nta kuryama, baramuherekezaga guhera saa 5 akaza akicara ku muhanda agategereza imodoka iri bumanuke saa 8. Hano hari imizi, ayo makuru bajya bayama bavena. Imodoka yagendaga iguruka, none ni ku munyerezo, no kwicara muri horizo. Iri terambere ryose ni ryiza, yego. Rero turashima Imana yuko igihugu cyacu cyubakitse biciye mu buryo cyabohowe n'abantu bari bitanze, batanze ubuzima bwabo, bitwa Inkotanyi. Tugenda tuzana iterambere. Harya Bena wari utuye na ahantu hari ishuri hafi ni mwigaga mu wa mbere mu wa kabiri gutyo, ariko hano Yeberi yarizanye kera n'amahirwe, sibyo? Hano Yeberi yazanye kera, ariko hari umuntu wabaga nk'abo mu nteko n'Imasiga wasanga barigaga hano cyangwa se ahandi kure, ariko umunsi ibigo byaratwegereye. Ariko kuri izi mbuga nkoranyambaga ndahugura urubyiruko. Ejo bundi nahoze ndi kubikurikirana, hari abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bagasebya igihugu cyacu aho kigeze. Muramenye mugomba gufatanya natwe kurinda ibyagezweho. Byagezweho hari abana b'igihugu batanze amaraso yabo. Ibiganiro nk'ibyo si byiza kubikurikirana kuko byazahindura ubuzima bwanyu. Nubibona jya ubyirenza, ubanze umenye ngo ibi bintu ntaho byangeze. Muri umucyo w'isi rero wo kugira ngo mugende muhindure urundi rubyiruko, muruzane kugira ngo dufatanye kubaka igihugu gifite aho kigeze kugeza uyu munsi. Haleluya. Hano muri iki kigo hari umwana urwaye imvunja, hari urimo nawe, ariko twebwe twiga mu wa 8 twiganye n'abantu barwaye imvunja, ugasanga aragenda arya ibirenge bitambitse, tukamufata tugakandagira. Aha amukandagiriye ukagira ngo ni amazi uhamennye. Iri ni iterambere rigomba kubungwabungwa. Haleluya. Muri umucyo w'isi kugira ngo mwirinde ibyo muhurira nabyo ku mbuga nkoranyambaga bishobora kwangiza kubaka igihugu cyanyu. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo nsoze ni impanuro nabahaga, kuko ibi bintu byose bica kuri izo mbuga nkoranyambaga. Iyo zikoreshejwe neza ni byiza, tukirenza ibiganiro n'ibindi byose biriho bidadufitiye umumaro, bitatwubaka, ahubwo tugaharanira kumva neza ibiri butwubake, bikubaka n'igihugu cyacu. Haleluya. Nibwo tuzabasha kuba umucyo w'isi. Hanyuma Yesu asoza ababwira ngo nimubigenza mutyo n'ababagose bazakurizaho guhimbaza Imana Data wa twese uri mu ijuru. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muri ibi biruhuko rero tugiyemo, twerere imbuto ababyeyi, tubumvira kandi tubabera indahemuka. Mu gihe kandi twarimo turirimba iby'agakiza, tuzabe abantu bagaragarwaho n'ibyo agakiza, twibuka yuko kwirinda no kurinda igihugu cyacu no kurinda abandi ni uburyo bizazana ya sloga dufite ivuga ngo nduwa agaciro kandi nduwa
naremwe. Haleluya. Duha agaciro kuko naremwe mu ishusho y'Imana, abantu babonemo Imana, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nsoze ndarika abana bo mu wa gatatu bose bigira imbere. Abana bo mu wa gatatu bose babandi mu kanya bari batumye ikiniga kinyica, bigira imbere tubasengere, ndetse nabo mu wa gatandatu kugira ngo tuganye igihe bari kubasengera mu bihe bitandukanye, baze bahagarare hano hagati mu kibuga, hanyuma dusenga Imana Data wa twese. Ahari aho ntawizi Imana yabakoresha, tukumva natwe muduhesheje ikamba nk'ababyeyi, kandi naho mugiye tukazumva yuko mwagiye mukazakora umurimo mwiza. Ayo maraso